nawe muramuhakana indasubuti turayemera ndakubwiye ko nawe muramuhakana CYUSA bihorere ko turi abavandimwe twitabaza inzego z'umutekano kugira ngo mashe gukemura ikibazo cyacu. ni CYUSA wamutwaye Umuhungu wawe wamubonye se kandi yaparitse mu bari yakutwaye yamubonye wacu. kubera ko ibintu nubwo bitunguranye ariko njye nabiteguye siko bimeze kandi utekane sibyo sho ndabizi uzabona amahoro aho uvuye ni muri gereza aho uvuye ni kuzimu aho uvuye ni mu bibazo ngo turimo turashakishwa. humura kubera ko ibi bintu nge nari nabiteguye aho uvuye ni mu kuzimu humura uzabaho neza humura uzamera neza Imana irakuzi kandi bino bintu ni nabiteguye uzabaho neza. CYUSA niyo magambo abwiye iribagiza kunda humura uzabaho neza. Kumwe nanjye rukundo rwanjye kabavu kanjye karabo kanjye karakanje ko mu maraso yanjye uri kumwe nanjye kandi ndi umuntu w'umugabo nawe uri umuntu mukuru tuzabaho neza. Mbahaye ikaze kora subscribe hano kuri Big Family TV. Ese we murakoze mwampaye bonana ariko umwaka mushya muhire bakristo bavandimwe bayisilamu bavandimwe ndetse n'abandi bose nizere ko meze neza nanjye meze neza ndashima Imana. Nge nabonye umwaka nkutangira neza ariko n'ubu ngubu ndacyabasaba mwamaye kuri bonana ya nimba unarwaye wihangane ntabwo igihe cyose uzahora umeze neza nta nubwo igihe cyose uzahora umeze nabi ejo uzamera neza. Imana ikomeze ikundinde. Kora subscribe kuri channel yacu nshyashya yitwa Big Family niyo twaboneyeho ko tugiye kujya tubanyuzaho amakomenti ndetse n'ibindi bintu byavugiwe muri inzira y'umusaraba mu gihe cyose byose nanga uzajya ubisanga. Yego kora subscribe ukore share ukore comment wowe twabanye uri umuntu w'umugabo uri umuntu w'agaciro uba turi hano ni ku bwawe ni wowe watumye tuza gukora bino biganiro reka nzerata kwikorera utuntu twacu. Ese we murakoze ese Fabiola ko yakamejeje ngo bashaka umwana wabo ese iwabo wa Isimbi bo nta mwana bo bari bafite nabo bari bafite umwana ubwo ni ukuvuga ngo imiryango ibiri yabuze abana babo. Ese hari uwarenganya undi ko nta bugambanyi burimo ndakeka mwese mwabibonye nta bugambanyi burimo. Ndagira ngo tubanze duhere mu mizi ino nkuru yacu kugira ngo tugere aho CYUSA na iribagiza bari tubanze tuyihere mu mizi. Benshi muri komenti batangiye kuvuga ko bishimiye ibyo CYUSA yakoze kuba yamushimuza. Ese koko ibyo yakoze nibyo birakwiye? Nge ndabona bidakwiye neza cyangwa nkongera nkabona bikwiye neza. Ora subscribe kuko ni ingenzi. Uri umuntu w'agaciro wowe wakoze subscribe nawe utarayikora iyikore dukomeze. Ubu ngubu aka kanya nabivuze warangije kuyikora ni kwako kajambo kanditseho subscribe cyangwa sabone mu rurimi rw'igifaransa. Naho mu kinyarwanda ho ntabwo bibaho. Mu kinyarwanda ubwo ni subscribe bisanzwe. Iyi ni inzira y'umusaraba turi kuganiraho dusesengura buri kimwe. Nizera ko wowe umeze neza. Naho se Isimbi ko yakamejeje Isimbi kandi ese we murakoze. Fabiola we nawe yakamejeje. Ese iyi miryango ibiri ko bavuga ko baritabaza polisi koko nibyo zikwiye kubizamo? Ese baretse undi mwana akishakira umwana mugenzi wakunda? Ese mama batangiye kubyitambikamo gusa biraba ibyuya ntibiba amaraso. Nuko nguko reka twiyizire aho filimi yacu igeze aka kanya, aho
cyusa abonye SMS cyangwa itangazo rivuga ko bari gushakishwa, ese barasubirayo? Barasubira mu rugo kubera ubwoba cyangwa barakomeza umugambi wabo? Biraba ibyuya ntibiba amaraso. Imana ibagenda imbere. Ese we murakoze. Imana ibagenda imbere. Cyusa abonye aka SMS kuri phone yiwe kavuga ati bari gushakishwa. Ese utekereza neza ko ari we wabigenza ute? Jya muri comment ubwire uko wowe ubyumva uko wabikora. Njyewe ku giti cyanjye navuga ati tugende kama mbaya, nta n'umwe uzahuri na phone nkayikuraho burundu. Icyambere n'abantu bakuru, nta mwana urimo. Niko bimeze. Ibi bintu ndumva ari byiza cyane. Reka tuzarebe uko mu kindi gice bizagenda. Kora subscribe kugira ngo dukomeze tubane, cyangwa tujye dukomeza tubane. Ujye no muri comment uvuga icyo twahindura cyangwa icyo twakora. Uramutse ufite inkuru ushaka ko twakuganiriraho cyangwa twagukoreramo ibijyanye n'ikiganiro ari inkuru yawe bwite, watwandikira kuri WhatsApp ku iyi nimero 0788 97 52 37. Ndasubiramo 0788 97 52 37. Murakoze cyane. Next dusubire. Imana ibahe umugisha.